Mutesi Sikovi yabaye akigera kuri mwarimu Kerema kwifata biramunanira araturika ararira arahogora sinawe byarijije gusa nawe ubwawe nuza kumva icyatumye uyu mujene ni umugabo w'umujene kubera ko umuntu wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri aracyari umujene aracyari mutoya cyane nuza kumva rero icyatumye yiyambura ubuzima akoresheje iriya sisiteme yo kwinaga mu kiyaga cya Muhazi uraza kurira nawe. Ariko kandi reka nkubwire ko ibibazo bimaze abantu ni ukuri kose hari ukuntu ubona umuntu ari kugenda ariko yarashiriyemo imbere, bityo rero nkundira ubane nanjye turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru byose warangije kubigezwaho nanjye cyane ko mba ntari bugutindire ndacunguza uburyo umwete mu minota mike tugiye kumarana ndaza kuba nabikugejejeho. Reka nkwibutse ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu, izina ni rya rindi ni Subiza TV. Niba rero ukigera hari bwo bwa mbere kora subscribe cyangwa sabone, ariko kandi ufungure karakantu k'inzogera kugira ngo nawe tujye twibanira muri aya makuru tukugezaho uko bwije nuko bukeye. Reka nkwibutse ko ibitekerezo byawe ni ingenzi, ntubyibagirwe, ni ingenzi, biradufasha kandi ni ukuri uraza kuba ugize neza. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo ntukagende utagize icyo ukora kuri uyu muyoboro wa YouTube channel muhuriraho muri benshi. Aya ni amakuru aba yizewe. Mbere ya byose reka nkwizeze cyangwa se nanakubwire ko iyi nkuru ngiye kukugezaho ushobora kunyarukira kuri iki kinyamakuru cyandikira ahangaha mu Rwanda cyitwa Bwiza, ugasomaho iyi nkuru ukaza kugenda ubihuza n'ibyo ngiye kugenda nkugezaho. Niyo mpamvu nkunda kukubwira nti ngewe nkugezaho amakuru yizewe atari ivumbi. Iyo nkubwiye ngo nyarukira aha n'aha usome iyo nkuru aba ari ukugira ngo urusheho kwizera neza 100% ko ibyo mba naguhaye biba byuzuye. Kaduhite dutangira n'iyi nkuru tutaza kurya umwanya, kandi murabizi ko ndi umuntu ugerageza gukoresha igihe neza. Polisi y'u Rwanda yemeje ko iraguha Kerema uzwi cyane nka mwarimu Kerema kubera kwigisha abantu gutwara imodoka binyuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media. Uyu nguyu si imodoka yigisha gusa, ahubwo yigisha no gutwara amategeko y'umuhanda. Ariko kandi yapfuye nyuma yo kwiroha mu kiyaga cya Muhazi. Mbere ya byose reka nkomeze no kugenda musabira kuwiteka ngo byibuze amubabarire amwakire mu bayo. Tekereza gupfa gutya noneho wagera no mu ijuru bakakwanga, urumva atari ugupfa kangahe? Kabiri. Rero reka tumusabire ku Mana imushyiremo imiyaga ize kumwakira mu bayo, ndetse n'umuryango we wihangane kandi ukomere. Ubwo aba bari hafi mukomeze mubakomeze kandi mukomeze mubahumurize. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Weraris Gahonzire yatangaje ko iby'uru rupfu rwamenyekanye ku mugoroba wo ku itariki 10 Ugushyingo 2025 hagana saa 12 z'umugoroba. Ariko kandi yanasobanuye ko uwo mugabo yaravuye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru akajya ahangaha hitwa Irutunga mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kingfish Hotel, aho ni naho rero yaje guhita kodesha ubwato. Ubwo ni ubwato bwo gutemberamo muri kiriya kiyaga cya Kivu. Nabo rero ntibatinze kuma kubera ko niyo serivisi biyemeje guha abakiriya babagana, ni customer care yabayimuhaye. Ariko yaje kubasaba ko ngo we urabizi hari ahantu cyangwa se n'ahandi ahantu hari hose iyo ukihagera aribwo bwa mbere ari ukoga muri piscine barakwerekera, ari ukugenda wenda niba hari ikiyaga bagomba kugenda bagutwaye kuri twa tumoto dutoya nyine, ntabwo bagomba kurekurira kandi wenda batamakinga sure ko usanzwe uzi gutwara. Icyabaye rero kuri Kerema ni iki? Aha kuri Muhazi yaje kubwira abakozi basanzwe banahakorera ababwira ko we asanzwe azi gutwara ubwato, atari ngombwa ngo bamutware. Nabo ntibazuyaje baje kumuha, kandi koko byagaragaraga ko azi kubutwara. Gusa CIP Gahonzire Weraris y'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yakomeje agira ati yahawe ibyangombwa byose nkenerwa nk'umuntu nyine ugiye mu mazi. Ubwo harimo yajire umuntu yambara kugira ngo naza kurohama ataza kugira gute, ataza guhita amanuka hasi cyangwa ngo amazi abe yamutwara ubuzima n'utundi twangombwa dukenerwa ku muntu ugiye mu bwato cyangwa se ugiye kuri ikakamoto kagendera aha hariya habugenewe cyangwa se hariya mu kiyaga aho ariho hose. Bivugwa ko rero ibi byangombwa byose yabihawe, ariko kandi ageze mu mazi nko muri metero zigera kuri 50
nibwo yaje guhita akuramo ibyo yari yambaye byose nk'ubwirinzi yari afite, ahita asimbuka mu mazi. Ubwo uribaza icyahise gikurikiraho. Abakora aha ngaha kuri iyi hoteli Kingfish ubwo nta kindi bahise bakora usibye guhita bajya kureba ibibaye. Abo bakozi rero b'iyo hoteli babonye ibibaye bagerageza kumurohora, ariko yari yamaze kumanuka hasi mu ndiba y'amazi. Ubwo ni kwa kundi ahita amanuka hasi mu bujyakuzimu. Gusa kandi polisi nayo yaje guhita itabarira ku gihe, nubwo wenda bwari bwishe. Ubwo birumvikana abakozi babonye ko batakibashije kumurohora bahita biyambaza polisi. Nibwo polisi ikorera kuri sitasiyo ya Rutunga bagerageje cyangwa se bageze aho byabereye, ariko kubera ko bwari bwije ubutabazi bw'ibanze bwahise bwimurirwa mu gitondo cyo kuwa 11 Ugushyingo. Umuvugizi wa polisi yakomeje avuga ko iperereza ry'ibanze ryerekanye ko Iraguha Kerema umenyereye cyane nka mwarimu Kerema yaje kwiyambura ubuzima, ariko iperereza kandi rikaba rigikomeje gukorwa kugira ngo hamenyekane impamvu yamuteye kubikora. Uyu Werarisi Gahonzire yakomeje agira ati kubera ko yakuyemo ikoti ry'ubutabazi kandi nta mpanuka yabaye, biragaragara ko uyu muvandimwe yiyambuye ubuzima cyangwa se ibyo yakoze byose yari yabiteguye. Birumvikana nta muntu wapfa gukora igikorwa nk'iki ngiki nta mpamvu nyamukuru cyangwa se nta bindi bibazo byamurenze muri we. Ariko kandi ibyangombwa by'uyu mugabo byagaragaje ko yavutse ku itariki ya mbere cyangwa se ukwezi kwa mbere 1992, kandi akaba agaragara ko uyu nguyu akomoka cyangwa se atuye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Kugeza ubwo rero iyi nkuru yasohokaga, ibikorwa byo gushakisha uyu murambo wa nyakwigendera byari bigikomeje. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC giheruka gutangaza ko mu mwaka ushize bagaragaje ko abiyambuye ubuzima mu Rwanda bageraga kuri 602, aho abarenga kuri 51.3% bari hagati y'imyaka 19 na 35, ari nacyo kigero uyu mujene cyangwa se uyu mugabo yararimo. Dogiteri Iyamuremye Jean Damascene, umuyobozi mukuru muri RBC cyangwa se umuyobozi usanzwe ubarizwa ngaha muri RBC ushinzwe indwara zo mu mutwe, yavuze ko ibitera abantu kwiyambura ubuzima harimo amakimbirane mu muryango, ibibazo bya mikoro. Rwose pe mwavuze ukuri, aha ngaho ubukene hari ukuntu bukuzahaza kandi atari uko wenda utananiwe gukora, ugerageza gukora ariko ugasanga niwe muntu uhorana ubukene, niwe muntu uhora uri nk'ubiswi. Ibi ngibi byose urumva n'amakimbirane ugasanga byose bikomeje kugenda bikubera ikibazo gikomeza. Ibi byose rero bakomeza bavuga ko ibibazo bya mikoro ndetse indwara zidakira yewe n'agahinda gakabije. Uyu kandi yakomeje agira ati abantu benshi bafite umubabaro w'amarangamutima udasanzwe, ariko ntugaragara vuba pe. Ni nayo mpamvu rero kuganira ku bibazo ari ingenzi. Tukaba tugira inama buri wese kudahangana n'ibibazo wenyine, kuko kuganira nabyo bishobora gutanga ihumure. Ngayo nguko rero ubwo ibi ngibi byose ni byagiye bivugirwa aha ngaha. Ubwo nanjye reka nkomeze kugenda nsabira uyu muvandimwe mwarimu Kerema iruhuko ridashira, ndetse namwe reka mugende mubinyereka mubyandika muri komenti, tugenda tumwifuriza iruhuko ridashira kandi umuryango we ukomere wihangane, ndetse Imana imwakire mubayo.